Nk'uko wabisomye muri titire, nabateguriye ibintu biranga abagore cyangwa abakobwa b'abanyabwenge. Nagutindiye, reka nangire nkubwira ko ikintu cya mbere kiranga umukobwa cyangwa umugore w'umunyabwenge ni uko buri munsi amenya uwo ari we. Umugore w'umunyabwenge agomba kumenya uwo ari we, aho ava ndetse n'aho ajya. Iyo atarimenya, isi imushakira izina, abantu bakamufata uko bashaka. Mugore, mukobwa, ujye wimenya kandi uvuge mu gihe gikwiriye. Iyo wimenye, umenya uko ubana n'abandi kandi ukihesha agaciro, ntihagire uwaba yagusuzugura. Iki ni cyo kintu cya mbere kiranga umukobwa cyangwa umugore w'umunyabwenge. Mukobwa, mugore, imenye nibyo bizaguhesha agaciro. Ikintu cya kabiri kiranga umugore cyangwa umukobwa w'umunyabwenge ni uburyo ki yitwara mu rukundo cyangwa uburyo abana n'uwo bashakanye. Umugore w'umuhanga ntabwo ahubagurika mu rukundo cyangwa ngo yiyandarike. Yihesha agaciro kandi akirinda kuzerereza amarangamutima ye mu bagabo. Umukobwa ushaka kwihesha agaciro yirinda kuzerera mu nkundo za hato na hato n'abasore. Imenye mugore cyangwa mukobwa, menya uko ugenzura urukundo rwawe, nibyo bizaguhesha agaciro. Icya gatatu kiranga umugore w'umunyabwenge ni ubukungu ndetse n'ubwigenge. Umugore w'umuhanga ntabwo ategereza ko umugabo azaza kuba ari we umuha ibyo akeneye byose. Umugore w'umuhanga yiga gushaka uburyo yajya abona amafaranga n'uburyo bwo kubaho nkawe ubwe ntawe ateze amaboko. Umugore w'umunyabwenge akura amaboko mu mufuka agakora, ntatege kujya gukura abagabo aryamana nabo kugira ngo abone ibyo akeneye. Kuryamana n'abagabo bya hato na hato cyangwa se niba uri umukobwa ukaryamana n'abasore bya hato na hato, twabonye ingaruka nyinshi mbi bigira. Mu kiganiro twabateguriye ubushize, twabonye ingaruka zo kuryamana cyangwa ingaruka zo gusambana. Twabonye ko hari imivumo wikururira, rimwe na rimwe ukaba wakandura n'indwara zidakira. Ku bakobwa bashobora no kuhatwitira inda batateguye, bakabyara abana badashoboye kurera cyangwa se abana babo bakabaho nabi. Mwirinde nk'abakobwa cyangwa abagore b'abanyabwenge, mwirinde kuzerereza amarangamutima yanyu kandi mwirinde ingeso y'ubusambanyi. Nicyo kiranga umugore w'umunyabwenge. Umugore cyangwa umukobwa w'umunyabwenge arifata akanyurwa n'umugabo umwe cyangwa se umukobwa akanyurwa n'umukunzi umwe. Ikintu cya kane kikwereka umugore w'umunyabwenge ni amahoro n'umutuzo yiha ubwe. Ubugingo bw'umugore w'umunyabwenge buva ku mahoro yiha ubwe. Ntabwo umugore w'umunyabwenge asara ngo ayagare. Iyo ahuye n'ikibazo arihangana, ntabwo yumva ko ibibazo byose abikemura mu munsi umwe. Ibibazo ahura nabyo abiha igihe, agasenga, bikazagenda bikemuka gahoro gahoro. Hari abagore bahura n'ibibazo bakumva ko ubuzima bwabo burangiye. Oya, ibyo si byo. Tegereza kandi nuhura n'ikibazo ntiwumve ko kiri buhite gikemuka mu munota umwe. Ibintu byose bigenda step by step kandi ibintu byose biva mu kwihangana. Kunesha biva mu kwihangana. Tujya duhura n'ibibazo, tujya duhura n'ibitugerageza, ariko twese tubishobozwa no kwihangana ndetse no gukora cyane dusenga kugira ngo Imana ituneshereze. Niba uhuye n'ikibazo, wizengereza umugabo wawe, hari igihe nawe aba adafite uko abigenza. Ihangane utegereze ndetse nawe ushaka uko wakikuramo. Ikigeragezo si karande, ikigeragezo kigira aho kikarangira. Ikintu cya gatanu kikwereka umugore cyangwa umukobwa w'umunyabwenge ni uburyo abana n'abandi cyangwa uburyo abana na bagenzi be. Umugore w'umunyabwenge yitondera ibyo avuga, akamenya kubana neza n'abandi, ntabishongoreho, kuko umuntu wese aba asabwa kubaha bose niyo mwaba mutanganye ubushobozi. Iyo wubaha bagenzi bawe, nawe barakubaha. Ikindi, wirinda kugirira ishyari abandi, ahubwo ubigiraho kugira ngo witeze imbere. Ikindi, nk'umugore w'umunyabwenge uba ugomba gushimira abakugiriye neza. Gushima ni igikorwa cyiza kiranga cyangwa cyerekana abanyabwenge, kuko injiji nizo zitamenya guha icyubahiro abazigiriye neza. Nk'umugore cyangwa umukobwa w'umunyabwenge uba ugomba kubaha bagenzi bawe kandi ukirinda kubishongoraho. Niba hari ibyo ubarusha,
wibishongoraho ahubwo iga kubana n'abakene, wige kubana n'abakire kuko ari byo bizaguhesha amahoro, ni nabyo bizakwerekana nk'umugore w'umunyabwenge. Umugore w'umunyabwenge agomba kubaha abantu bose ntabishongoreho. Niba ufite imodoka ntugende ubirataho kuko bashobora no kukugirira ishyari bakakugirira nabi. Iga neza kubana na buri wese rero kugira ngo ubuzima bwawe burusheho bugenda neza. Ikintu cya gatandatu kiranga umugore w'umunyabwenge ni ukwiyubaka mu gihe cy'ububabare. Ubuzima ntabwo ari urubuga rw'abatsinze gusa, habaho no gutsindwa. Umugore mu gihe nk'iki agomba kurira, ariko ukamenya uwo uririra cyangwa ukarira wenyine, kuko ushobora kuririra umuntu w'umunyamagambo akagenda aguserereza ku baguca intege, bakarushaho kuguca intege kuko baba bazi intege nke zawe. Rero menya guhisha amarangamutima yawe. Iyo utsinzwe ntabwo uba uguye ngo urambarare, wirinda gutsindwa ariko ukemera ko watsinzwe mu gihe byabaye. Kwatura ko watsinzwe bigenda bigukiza ububabare n'ibikomere. Iyo wababaye bikwigisha ibintu byinshi, ariko nta mpamvu igomba gutuma uhora ubabaye, ahubwo ubikomereramo ndetse ukiga n'uko uzajya witwara mu bihe nk'ibi, kuko mu isi si paradizo. Tugenda duhura n'ibiduca intege, ibibazo, ibyago n'amakuba, ariko tuba tugomba kubyitwaramo kigabo. Kwihangana rero, kwiyubaka mu gihe gikomeye nibyo biranga umugore cyangwa umukobwa w'umunyabwenge. Ikintu cya karindwi kiranga umugore cyangwa umukobwa w'umunyabwenge, yiha intego ndetse akigirira icyizere. Iyo uzi intego zawe iyo utazi intego zawe ntabwo byakorohera kugera ku cyo ushaka, ariko iyo uzi intego zawe ukazigira neza, ukazishyira ku murongo, nta nubwo byakorohera abashaka kuguca intege, kuko wowe uba uzi icyo ushaka kugeraho uragiharanira. Kugira intego n'inzozi ni byiza, ariko ni byiza kuzigira ukanazandika ndetse ukagira n'aho uzishyira kugira ngo ujye ureba ko wazigezeho ubyemeze. Urakora cyane kandi kugira ngo ugere ku ntego zawe. Nk'umugore cyangwa umukobwa w'umunyabwenge, gira intego kandi uharanire kuzazigeraho. Buri munsi ujye ukora nibura ikintu kizagufasha kugera ku ntego zawe. Ntabwo waba umugore cyangwa umukobwa w'umunyabwenge utagira intego ushaka kuzageraho. Ntabwo waba umugore cyangwa umukobwa w'umunyabwenge udafite aho ushaka kuzava n'aho ushaka kuzagera. Wirinda rero kuba umunebwe ugakura amaboko mu mufuka ugakora, kugira ngo bizagufashe kugera ku ntego zawe. Ikintu cya munani ari nacyo cya nyuma mu byo nabateguriye kiranga umugore cyangwa umukobwa w'umunyabwenge, ni ukwishakamo imbaraga n'ibisubizo. Muri iyi si hari byinshi biduca intege, gusa umugore cyangwa umukobwa w'umunyabwenge ntabwo ahunga ibibazo ahura nabyo. Iyo bimubayeho ahangana nabyo, akirinda ibyamusubiza inyuma, akagira umuhate wo gukomeza kugira ngo azagere ku byo yiyemeje. Umukobwa cyangwa umugore w'umunyabwenge ntabwo ategereza amahirwe, ahubwo arayarema. Yirinda gucika intege, ahubwo akizera ko Imana hari icyo yamuvuzeho. Wakoze kubana natwe. Niba ukunze ibyo twaguteguriye, kora like na subscribe, utubwire n'ikindi uzi ku bagore cyangwa abakobwa b'abanyabwenge ubinyujije muri comment. Kandi ntiwibagirwe gusangiza iki kiganiro cyangwa gukora shares.